Birababaje ukuntu abantu iyo bamaze guhura, bagahuza bakageza kuri cya gihe cyose bari bategereje bifuzaga cyo kubana nk'umugore n'umugabo, Imana ikabiha umugisha. Bamara kugera mu rugo, nyuma y'umwaka umwe wonyine ugatangira kumva ngo papa kana, mama kana, ni byiza yego mwarabyaye, ariko umwana wanyu cyangwa se abana banyu nibo ariko ntabwo bagomba guhungabanya urukundo rwanyu, ntabwo bagomba kuza baruhindura. Nimba uzi ko ushobora kubeshya ku gipimo cy'uko ushobora kwita umuntu sweetheart kandi koko atakuryohera, atari uburyohe bw'umutima wawe nk'uko uba uri kubivuga, uri umwicanyi, uri umuntu mubi cyane, uri umwesikoro mpuzamahanga. Tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi, tubifurije kugubwa neza, mugire amahoro y'Imana, mugire iterambere, mugire umugisha mu ngo zanyu, mugire umugisha mu rubyaro ku bamaze kurubona, mugire umugisha mu rushako, kandi abatarabona abagabo Imana izabaha abagabo beza, abatarabona abagore nabo Imana izabaha abagore beza, kandi ababyifuza cyane Imana ibashyiriremo speed, bihutishirize kugira ngo mubashe kuba mwabona urushako. Hanyuma rero mbifurije iterambere mu bikorwa byanyu, mbifurije ubukire n'ubukungu n'amafaranga menshi kugira ngo ko buriya nawe afite uruhare mu kubaka neza umuryango. Karibu rero tuganira ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye zose zigamije kubaka neza umuryango. Niyo mpamvu wowe nimba ugize ku Umurimbo TV bwa mbere nkubwiye ngo kora subscribe kubera yuko uzaba uri mu nyungu, hanyuma dukomezanye runo rugendo, dukomeze twiyubaka tunubakana, tugirana n'inama, twungurana ibitekerezo bitandukanye, duhugurana ku ngingo zitandukanye zose zidufasha kubaka umuryango. Mwese twatangiranye, mwese tugiranye aha, mwese tugikomezanya, ndabashimira cyane, mwubahwe, muri ab'agaciro kuri twebwe. Imana ikomeze ibahe umugisha, namwe ijye ibaha abakunzi, abantu babakunda, babiteho, bakurikira ibintu byanyu, babikurikiranye n'urukundo rwinshi nk'ukuntu natwe mutwereka urukundo. Mwebwe musharinga zino video, mwebwe muyitangira mukayirangiza, mwebwe mujya muri comment mukatubwira amagambo meza, ni ukuri mwubahwe, muri imfura pe. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'ubundi ku nsanganyamatsiko ivuga ku mazina meza cyane abantu bashakanye bakwiriye kwitana kugira ngo bagumye bari mu munyenga w'urukundo, bagume bari mu buryohe, kubera ko aya mazina nayo afite uruhare runini cyane, hafi 30% yo kongera imbaraga cyangwa se kongera ibirungo mu rukundo kugira ngo rukomeze rumeze neza. Ni ukuvuga twe turabizi twese ukuntu urukundo ruraryoha pe mana. Hari ukuntu rero nyine abenshi turahura tugakundana, uburyo bwose twamenyanamo, ariko tupfa kuba twashimanye, ugasanga mwakundanye, muritana amazina meza, muraryohewe, ukumva nyine kubwira umuntu ngo bayi dutandukane, ndatashye cyangwa nawe uratashye, cyangwa se kuri telefoni gukupa umuntu, kumva nyine nicyo gihe kibi abantu bakundana banga mu buzima, baba bumva bakigumanira kandi bakaguma bafite ibyo baganira, bavuga amazina meza, wita umuntu utuzina runaka, undi umwita utuzina runaka, hari igihe bikurenga ukajya wumva ibyo umwita byose birenze uko ubyifuza, ahubwo ukumva wakicara ugahanga, ukamuhangira irindi zina wamwita kugira ngo rigere hahandi nyine ushaka ko rigera, kugira ngo nyine aryoherwe cyane, kubera yuko iyo abantu bari mu rukundo uba wumva ko uburyohe wifitemo ari bwo mugenzi wawe yakagombye kuba yifitemo. Ikindi kintu kiryoha cyane, urukundo ruraryoha ku buryo nyine ukuntu uba wumva uryohewe, uba wumva nyine na mugenzi wawe ariko ameze, kandi uba wifuza ko ikintu cyamunezeza kirakuryohera kurenza uko wumva wakimuha. Niyo mpamvu usanga nyine abantu batinda ku mazina meza, kwita umuntu mu izina rye birakugora. Hanyuma rero birababaje ukuntu abantu iyo bamaze guhura, bagahuza bakageza kuri cya gihe cyose bari bategereje bifuzaga cyo kubana nk'umugore n'umugabo, Imana ikabiha umugisha. Bamara kugera mu rugo, nyuma y'umwaka umwe wonyine ugatangira kumva ngo papa kana, mama kana, ni byiza yego mwarabyaye, ariko umwana wanyu cyangwa se abana banyu nibo ariko ntabwo bagomba guhungabanya urukundo rwanyu, ntabwo bagomba kuza baruhindura, sibyo? Murabizi mwese mwarababyaye yego, ariko mwe mufite ubushobozi bwo gukomeza muvomerera urwo rukundo rwanyu, mwarangiza mugasa nkaho mwihuguza, mugasa nkaho mutabiha agaciro. Ntabwo ari byo rero. Aya mazina afite uruhare runini nk'uko nabibabwiye, niyo mpamvu abantu bakwiye kuyasigasira, bakayakunda, bakayabungabunga. Cyane cyane ndagira ngo mbabwire ngo
ntimurebe ukuntu ngengana ndakuze pe ariko twebwe ntabwo iwacu twitana ngo papa kana ngo papa kana cyokora njye ngira akandi kantu wenda nababwira naranakavuze kanshimisha cyane kanryohera njyewe iyo nkunda umuntu cyane cyane kabisa cyane iyo muvuze mu izina biranshimisha cyane kubera ko mba numva izina rye ari ikintu cy'agaciro cyane ibaze ko mba numva wagira ngo niwe muntu witwa gutyo ku isi wenyine uko rero iyo muvuze izina rye numva nyine ibintu binyurutse umubiri wose niyo mpamvu abantu barebye video yanjye na Hakimu nyine mwita Hakimu umugabo wanjye niko yitwa mwita Hakimu ariko urebe ukuntu sinshobora kugenda muhagarara imbere ngo mubwire ngo Haki oya mwita irindi zina ntagiye kubabwira hano gusa riri muri amwe muri aya mazina ngiye kubabwira meza cyane abantu bitana ariko iyo ndi nk'ahandi hantu mba ndi proud yo kuvuga ngo umugabo wanjye ni Hakimu naba ndi kuvuga ijambo nkumva mvuze Hakimu ndi kubwira abandi bantu wow wumva biraryoshye nkumva ni byiza cyane rero gusa nyine iyo ndi iruhande rwe sinamuhamagara ngo Hakimu kuko hari igihe uburyohe niyumvamo atari bwo ari bwumve kandi nkeneye ko yumva uburyohe so mwita kakazina kamwe nyine numva nshaka kumwita nanjye numva kanryoheye nawe kari bumupike hakumva arishimye hanyuma rero reka dutangire ne kurondogora ntaza nkasubira mu byanjye gusa nabyo nzajya ngenda mbibabwira buhoro buhoro ariko uyu munsi ngiye kubabwira cyangwa se ngiye kubahugura ku buryo mwakagombye gukomeza mwitana tuno tuzina amazina 10 meza yo kwitana mu rugo kugira ngo urukundo rukomeze ruryoshye urukundo rukomeze rukura urukundo uburyohe bukomeze buri mu rugo rwanyu ibintu bigende neza izina rya mbere rero ni my love iri zina usanzwe urizi ariko iri zina rikora umuti cyane cyane nyine kandi ryongera imbaraga mu rukundo izina rya kabiri ni my heartbeat cyangwa my heartbeat nko kuvuga nyine uko umutima wanjye utera numva ko nyine tugiye kubidetaya umutima wawe utera wowe sibyo my heartbeat ni izina ryiza cyane kandi bisirimutse ugomba kwita umukunzi wawe my heartbeat rero reka dusubire inyuma gato my love mushobora kuryitana ushobora kuryita umugabo wawe ushobora kuryita umugore wawe hanyuma my heartbeat ushobora kuryita umugore wawe ushobora kuryita umugabo wawe hanyuma rero hari kuri gatatu hakaza izina rikomeye cyane ryitwa Mr. Light. Mr. Light ni izina ryiza rishatse gusobanura nyine ngo wowe wanyawe ariko ubwo w'umuki w'umugabo iri ni izina rero ushobora kwita umugabo wawe akishima cyane kandi ni izina risobanutse kandi risirimutse iri rero ni ryiza cyane hanyuma kuri kane rero turasanga izina ryitwa my queen sibyo my queen cyangwa queen ushobora kwita umugore wawe queen ushobora kumwita my queen ukajya umwita nyine ni ukuvuga ngo bisobanuye umwamikazi w'umutima wanjye ibaze nyine umuntu yiyumva ko uri kumwita ko ari umwamikazi w'umutima wanjye wumva ukuntu yaba nyine yiyumva cyangwa se amerewe tugeze kuri gatanu rero turahasanga izina Dr. Love cyangwa se Dr. Love ni izina ushobora kwita umugabo wawe iryo zina rirakomeye cyane ibaze noneho byarenze kuba afite urukundo bibaye muganga w'urukundo sibyo reka tubyite nka muganga w'urukundo cyangwa se umuntu uhagarariye nyine urukundo ntabwo ushobora kugira ikibazo kubera ko hari Dr. Love hanyuma rero tugeze kuri 6 iri zina ryo rirakomeye cyane my oxygen ni ukuvuga ngo nyine niwe mwuka uhumeka kandi murabizi ko umuntu abuze umwuka nta bundi buzima ubwo rero my oxygen ni izina ryiza cyane mushobora kwitana nk'abashakanye mu buryo mwiyumva nyine ko mufite urwo rukundo kabisa ni byiza cyane hanyuma rero kuri 7 hari izina ryitwa Fuzz House cyangwa se Fuzz House ukuvuga ngo ni mu buryo busirimutse rega ubu ngubu turi mu kinyejana sibyo ntabwo tugomba kuguma muri bya bintu bya kera byatambutse sibyo mo hano hagati aho twavuye umuntu wasangaga abantu bitwa ngo papa kanaka mbere ho wamwitaga ngo yewera cyangwa uwiwanjye sibyo uyu munsi turi mu isi y'iterambere ni ukuvuga ngo Father House ni izina ry'icyubahiro cy'uwo mupapa nyiri urwo rugo sibyo ni ukuvuga nyine ni papa wacu papa w'umuryango papa w'urugo rwacu sibyo tugeze ku 9 ni
sunshine, akazina kitwa sunshine. Ni ukuvuga ngo ni nka izuba ryanjye, sibyo? Izuba ryanjye cyangwa se izuba rirashe, sibyo? Rirasira umutima wanjye, sibyo? Iri zina rero ni izina ryiza cyane, iri ngiri ni izina wakwita umugore wawe, umukunzi wawe, akishima cyane nyine agatekereza ko akurasira ari imirasire y'umutima wawe, ugasanga rero ni ibintu biryoshye cyane. Hanyuma rero reka tugere ku mwanya wa 10 aba ari naho dusoreza, tuzababwire n'ayandi ubutaha. Izina sweetheart. Sweetheart, uburyohe bw'umutima wanjye, ni ukuvuga ngo iri zina mwese mwaryitana, sibyo? Aka kazina ni akazina keza, ni ukuvuga ngo abantu bakitana, ntago wakita umuntu umubeshya, ntago wakita umuntu umuryarya. Nimba uzi ko ushobora kubeshya ku gipimo cy'uko ushobora kwita umuntu sweetheart kandi koko atakuryohera, atari uburyohe bw'umutima wawe nk'uko uba uri kubivuga, uri umwicanyi, uri umuntu mubi cyane, uri umwesikoro mpuzamahanga, uri wa muntu nyine mubi wakica n'umuntu, kuko uba urimo kwangiza amarangamutima y'umuntu, kandi kwangiza amarangamutima y'umuntu ni bibi cyane, sibyo? Nawe uba umeze nk'abarozi, uba ushobora kwica n'umuntu. Hanyuma rero ndababwiye ngo mujye mugira urukundo, kandi uru rukundo murubagarire, urukundo muruvomerere, uru rukundo murufumbirire, sibyo? Mu buryo bwo kurufumbirira rero harimo no kwitana aya mazina, murekure indimi zanyu, mureke kwifunga, mureke kugira ibintu byo gufunga imitwe, uvuge ngo nimwita gutya cyangwa arabona yuko namusariye, nibyo byiza. Ese uragira ngo uzajye gusarira umuntu wo hanze utazi n'agaciro kawe? Uragira ngo ureke umugore wawe umugumisha aho mu rugo ujye umwita, utahe umwita mama ibintu bya mama kanaka ni ibintu byarangiye. Nababwiye ngo nanjye mu myaka mfite nta muntu unyita mama kanaka, alhamdulillah, umuntu aba yarabyaye afite abo bana, n'ubundi nta kibikuraho. Kujya kumpamagara rero ngo mama kanaka ntibikuye yuko nyine ndi mama kanaka, ariko kugira ngo mbe mama kanaka hari aho byatangiriye, sibyo? Urwo rukundo rero abantu barubagarire, baruvomerere, barufumbirire kugira ngo rukomeze ruriho, kubera yuko urukundo ni ubuzima. Urukundo ni ubuzima bavandi. Reka mbasezere, naho ubutaha. Imana ibarinde. Bye.